Mbese amategeko yo mu isezerano rya kera yarangahe? Dufatikanye ku iki kibazo. Mbese amategeko yo mu isezerano rya kera yarangahe? Amahoro amahoro, ubwoko bw'Imana God's people muherereye hirya no hino ku isi, ubasuza ni mugenzi wanyu Sibomana Anastase, ubwoko bw'Imana. Yego muherereye hose muri Afurika yose, bumva Ikinyarwanda n'Ikirundi, n'ababashije gusemura mu zindi ndimi, muherereye muri Amerika, Aziya, Europe, Australia, impande n'impande aho muherereye, mugubwe neza, mubiheshejwe no kumenya Imana na Kristo umucunguzi wacu, ari we muhuza wacu n'Imana. Yego mugumye mugubwe neza rero, n'ubundi ubwoko bw'Imana. Intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, tumenyekanisha by'umwihariko inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Ubwoko bw'Imana God's people, buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa doza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Yego niho uza gusanga n'ubundi iyo hari icyo twamenye cyangwa twasobanukiwe ntabwo twabyihererana. Yego God's people aho yaba ari hose, ubuzima yaba arimo ubwo aribwo bwose, ntiyabasha kubiceceka no kubyihererana, ahubwo habaho kumenyesha n'abandi kugira ngo nabo bamenye ukuri guhari Imana yatangaje. Rero kuri Irera TV1 buri munsi twiga Bibiliya, duharanira kugira ngo tumenye icyo Imana yavuze mu byanditswe mu gitabo cya Bibiliya, tubashe kubyubahiriza nk'uko yabishyizeho. Rero niyo mpamvu buri gihe iyo umuntu ubwoko bw'Imana abashije kumva no gusobanukirwa isomo rishyashya, habaho kurishyira mu bikorwa ako kanya ndetse akarimenyesha n'abandi. Yego turimo rero kurebera hamwe igisubizo cy'iki kibazo twari turimo twibaza, ese amategeko yo mu isezerano rya kera yarangahe? Niho tugiye kurebera hamwe nyirizina, kugira ngo nicyo kibazo tugiye turebaho n'ibindi bikeya bigiye bitandukanye bishamikiye ku ntego turimo kuganiraho muri iyi minsi, ariyo y'amategeko aboneka mu gitabo cya Bibiliya, amategeko y'Imana yacu. Tureba icyo Bibiliya iyavugaho nyirizina, tureba n'igisobanuro cy'amategeko mu buryo bwimbitse. Yego mu gihe cyatambutse twabonye yuko kwiga ari itegeko, kwiga ijambo ry'Imana cyangwa kwiga ijambo riboneka mu gitabo cya Bibiliya, ijambo ry'Imana, twabonye yuko ari itegeko. Rero nibyo dukomeje twiga n'ubundi ibyanditswe mu gitabo cya Bibiliya buri munsi. Yego kuri Irera TV1 twabigize intego kugira ngo tubiganireho, turebe igikwiriye. Rero hariho gufashanya no guha agaciro icyo tugomba kubahiriza cyangwa iby'Imana ishaka. Niho nyirizina twebwe ubwacu nk'ubwoko bw'Imana ndetse na bagenzi bacu tudahwema kubamenyesha, ndetse n'abazadukomokaho, ibyo twiga nibyo by'agaciro, ibyo turimo kurebera hamwe nibyo by'agaciro kuri twe na bagenzi bacu ndetse n'abazadukomokaho. Niho turimo kureba igisubizo nyirizina, turimo kurebera hamwe amategeko yo mu isezerano rya kera, umubare wayo uko wari uri. Yego niho turasanga n'ubundi amategeko yo mu bitabo bitanu bya Tora, cyangwa amategeko aboneka mu bitabo bitanu bya Mose. Yego ayo mategeko akubiye hamwe, agizwe n'amategeko 613 y'isezerano rya Sinayi cyangwa isezerano rya Mose, rizwi kandi ku masezerano ya kera cyangwa ku isezerano rya kera. Niho nyirizina muri aya mategeko 613 harimo na ya mategeko 10 yari ari ku bisate bibiri. Yego Mose n'ubundi yahawe iyo niho dusanga n'ubundi yitwa amategeko yo isezerano rya Sinayi. Nuko kuri uyu musozi wa Sinayi ariho Mose Imana yamurarikiye ngo ajye guhererwa aya mategeko nyirizina, ariho hajeho 10 yari ari ku bisate bibiri. Yego tugasanga kandi yarabonekaga mu isezerano rya Mose.
ngira ngo Mose nyirizina nk'uko Bibiri bigaragaza ntabwo ari we wenyine wari wahawe aya mategeko, ahubwo nuko ari we wari uyoboye itsinda ry'abari barimo guhabwa aya mategeko, kuko abahabwaga amategeko bari ubwoko bw'Imana nyirizina, cyangwa muri kurindi zina Isiraheli, bari bagize Isiraheli. Yego rero ubu bwoko bw'Imana mu isezerano rya kera burimo guhabwa amategeko, Mose niwe wari ubayoboye, niwe wari ubarangaje imbere, ni nawe wararitswe kugira ngo ajye ku musozi wa Sinayi ahurireyo n'Imana imugezeho aya mategeko. Ariho yaje n'ubundi afite amategeko 10 ku bisate bibiri by'amabuye. Yego niho kuri uyu musozi naho hitirirwa yuko ari amategeko yo kuri uyu musozi wa Sinayi cyangwa isezerano rya Mose. Yego rigizwe kandi n'amasezerano ya kera. Iyo habonetse ngo amasezerano ya kera nuko ari amategeko iby'abantu basezeranye cyangwa amategeko bagiranye, aba ari isezerano n'ubundi nyizina bafitanye. Nihuza gusanga n'ubundi kandi muri aya masezerano n'ubundi ya kera haboneka gutekereza kw'Imana, ubutabera bw'Imana n'ubwiza bw'Imana byerekana ubushake bwayo yagaragarije ikiremwa muntu, cyangwa yagaragarije ubwoko bwayo nyirizina. Kuko aya mategeko cyangwa amasezerano Imana yagiranye n'Abisiraheli ku musozi wa Sinayi, ubwo Mose wari ubarangaje imbere yajyaga kuyashyikira, ari Imana yamushyikirije nyirizina, bwari ubwoko bw'Imana, bwari burimo guhabwa aya mategeko. Bari Abisiraheli bonyine bo muri kiriya gihugu cya Isiraheli gusa nibo bonyine bari bafite Imana, nibo bari bari mu ruhande rw'Imana, nibo bari barakomorewe cyangwa Imana yaratoranirije, nibo bwoko bwari ubw'Imana bwonyine. Yego iyo habaga hari uri bukose cyangwa agatandikira akajya kure y'amategeko, n'ubundi uwabaga wemeye kuba cyangwa yemerewe kuba yagaruka mu murongo agasaba Imana imbabazi akabyemererwa, yari uwo mu Bisiraheli gusa, mu bwoko bw'Imana. Bitabujije yuko n'ubundi hagaragaragamo abanyamakosa cyangwa hagaragaramo abatubahiriza amategeko, ariko nibo nyirizina babaga bikuyeho ubwo bwiza bw'Imana bwari bwarabagenewe, kuko bwari bwaragenewe abo muri icyo gihugu cya Isiraheli gusa. Rero uku gutekereza kw'Imana ndetse n'ubutabera bw'Imana n'ubwiza bw'Imana, yego byerekana ubushake bwayo yagaragarije ikiremwa muntu. Yego niho uri buze gusanga n'ubundi Imana iza kubahaye amabwiriza, aya mategeko cyangwa aya masezerano, ibaha isezerano ngo bagirane isezerano nayo, bo uko bari basanzwe nta mpinduka ibarimo, ariko kugira ngo bamenyeshwe uko bakwiye kwitwara n'icyo bagomba kubahiriza, ni nk'aho ari amahirwe babaga bahawe kugira ngo ubasha kubikora no kubyubahiriza ahinduke ukiranutse imbere y'Imana. Tugaruke gatoya aha hantu, umuntu wabashaga kubahiriza aya mategeko uko ari, yagaragaraga nk'ukiranuka imbere y'Imana, nk'umukiranutsi, ariko aturutse muri ba bandi bonyine b'Abisiraheli, cyangwa aturutse muri ba bandi bari ubwoko bw'Imana yironyeye, yatoranije bo muri Isiraheli ari bo bwoko bw'Imana. Ngira ngo Abisiraheli nk'uko biri, tutanashidikanya, Abisiraheli Imana yarabagize ubwoko bwayo bose, ariko utarashakaga kubahiriza icyo Imana yashyizeho cyangwa umurongo ngenderwaho, icyo gihe yabarwaga yuko yagiye kure y'icyo Imana ishaka cyangwa atubahirije ibyo Imana ishaka, ariko nyirizina n'ubundi yarari muri ba banyamahirwe b'ubwoko bwayo. Rero kuba Imana yarabahaye amategeko byari amahire, byari n'amahirwe, kuko bo nyirizina bari basanzwe ari abakora ibibi, ari abakora ibyaha, ari abanduye.
ariko nyirizina mu gihe babwiwe ngo nimwubahiriza ibi n'ibi mukagendera kuri ibi n'ibi, ugira amahirwe ni uri buze kumenyeshwa ibyo akabasha kubyubahiriza, kuko araza kuboneka mu murongo w'abakiranutsi cyangwa araza kuboneka mu mubare w'abakiranutsi nyirizina. Ibi twaza kubifata nk'aho abantu baba bari mu itsinda ry'ahantu hamwe ariko bakaba bafite ubagenzura, ariko ubagenzura akaba atabashyiriyeho umurongo ngenderwaho, ariko we akaba afite n'ubundi icyo yagenderagaho cyangwa amategeko yagenderagaho akaba yari asanzwe ayafite, ariko akaba ataramenyesheje iryo tsinda ashinzwe kugenzura. Ba bandi ashinzwe kugenzura baba bafite amahirwe make yo kubahiriza ibyo wa wundi ubashinzwe abakeneyeho, ariko iyo bagize amahirwe akabamenyesha icyo bakwiye kubahiriza, baba bagize amahirwe asumbye ayo bari bafite, nubwo bari bari mu mubare w'abakunzwe cyangwa w'abagomba kuba mu itsinda ry'abo ngabo. Ariko iyo bamenyeshejwe icyo bagomba kubahiriza n'umurongo batakwiye kurenga, yego icyo gihe baba babaye abanyamahirwe biruseho. Rero hano Imana itoranya ubwoko bwayo bw'Abisiraheli ikabamenyesha ibyo bagomba kubahiriza, dore ko n'ubundi bibi bari basanzwe babikora, ariko ikababwira ati mugendere kuri ibi ngibi, mwubahiriza ibi ngibi kugira ngo mugaragare neza imbere yanjye. Ni nk'aho yari bahaye amahirwe yo kuba bakubahiriza ibyo basabwa. Yego rero Imana kubw'urukundo rwayo, kubwo gutekereza kwayo, urukundo rwayo, kutabera kwayo ndetse n'ubwiza bwayo, ishaka kumenyesha abo ngabo uko bakwiye kuba bakwitwara, kugira ngo ubibasha aze kuboneka ku ishimwe cyangwa abonekeho icyitegererezo cyiza, cyangwa atangweho urugero ku bandi yuko ari we ukwiye gushimwa kuko hatanzwe amategeko. Rero nyirizina uraza gusanga Imana yarakundaga ubwoko bwayo, ariko uko tugenda twiga aya mategeko niho tuzasanga n'ubundi Imana yarasanze kubahiriza amategeko byarabagoye cyangwa byaragoranye, igashyiraho ubundi buryo. Icyo cyiciro nacyo tuzakigeramo turebe ubwo buryo yashyizeho n'uburyo bwo bwari ububorohereza kurushaho, bworohereza ubwoko bw'Imana. Ngira ngo natwe turimo kuganira ibi ngibi turi ubwoko bw'Imana kandi tuzi icyaduhesheje kuba ubwoko bw'Imana nyirizina. Rero dukomeza n'urundi twiga uruhererekane rw'amategeko y'Imana, cyangwa turebera hamwe icyo amategeko y'Imana Bibiliya iki yavugaho. Turakomeza twiga byinshi cyane kandi byimbitse. Ndarika nawe utarakora subscribe ngo uyikore kugira ngo hatagira ikiganiro kigucika. Tubonye umubare n'ubundi w'amategeko, amategeko yari ariho kera mu isezerano rya kera. Yego tuzakomeza twiga turebana no mu isezerano rishya, turebe ho amategeko ahari mbese yo ni umubare uyu n'uyu nawe waragaragajwe. Nabyo tuzagenda tubirebaho mu biganiro bigiye gukurikiraho n'ubundi. Rero ndabashimiye ko mudahwema kubana natwe twiga Bibiliya buri munsi kuri Irera TV1. Yego ureba n'ibiganiro twizeye mu gihe cyatambutse, nibyo bikwinjiza neza mu biganiro turimo kwinjiramo muri iyi minsi. Yego dukoresha igihe cyacu neza. Isomo rishyashya wamenye nk'icyo ugomba kubahiriza nk'ubwoko bw'Imana, tangira ucyubahirize kandi ukimenyeshe na mugenzi wawe, kugira ngo habeho kumenyesha abandi ibyiza nabo babashe kubikora. Ndabashimiye. Amahoro y'Imana bane namwe mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu umucunguzi wacu. Murakoze cyane.